Benshi mu buhanzi bafite utuntu twihariye n'amabanga y'ubuzima, gusa uyu munsi nagerageje kukubwira amwe mu mabanga utarozi kuri The Ben, ibintu yanyuzemo abamukurikirana batabasha kumenya. Kuri uyu munsi twaganiriye n'umuhanzi The Ben atubwira ukuntu yigeze kwigira umusirikare agatera ubwoba umuyobozi w'ikigo yigagaho wari wamwirukanye. The Ben amazina ye nyakuri ni Mugisha Benjamin Intare, ni akazina k'akabyiniriro bamwitiraga ku ishuri. Murabizi ko hano mu Rwanda tumwita The Tiger B. The Ben yavukiye Kampala Kisugu muri Uganda. The Ben umwe mu bahanzi b'ibyamamare hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, wamenyekanye cyane mu njyana ya R&B, indirimbo z'urukundo. Ubu akaba ari umwe mu bahanzi b'ibyamamare ndetse bakomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga no mu bitaramo mu Rwanda no hanze yarwo. Icyegeranyo cyiga ku buzima bwe, urugendo rwe muri muzika, ibikomeye yagezeho ndetse n'icyo akomeje gukora uyu munsi. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho nanjye Sonikizo kuri televiziyo ya CEI Empire. Nizere ko amaze gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro by'ubutaha ntibikajya bigutsika. The Ben yavutse ku itariki 9 Mutarama 1988. Yavukiye Kampala muri Uganda, akaba ari mwene Mbonimpa Jean ndetse na mama we yitwa Esther Mbabazi. Akaba ari umwana wa kabiri mu bana batandatu iwabo bafite. Umwe mu bana bafite batandatu iwabo akaba bamwita Green P, ukunda gukora injyana ya hip hop. Ni umwe mu bahanzi wanditse amateka muri muzika nyarwanda. The Ben yatangiye kuririmba akiri muto, maze yitabira ibikorwa bitandukanye by'umuziki mu mashuri ndetse no mu gace yari atuyemo iwabo. Ubwo yari akiri muto yahoraga yiyumvamo ko umuziki uzamugeza kure kandi ko ashaka gukorera abantu indirimbo z'ibyishimo ndetse n'urukundo. The Ben yatangiye urugendo rwe rw'umuziki wigenga akora indirimbo mu buryo bw'umwuga kuva mu mwaka ya 2008 kugeza 2010. Yamenyekanye cyane mu ndirimbo z'urukundo n'iz'umuziki wa R&B zishimisha urubyiruko. Yakoze indirimbo nyinshi zakunzwe cyane nka Ndakwikubita, So Nice, Go Low, More Than Friend. Yafatanije n'abahanzi b'ibyamamare mu Rwanda n'abandi muri Afurika, bimufasha kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Reka twinjire mu gice kivuga ko The Ben afite byinshi yagezeho ndetse n'ibindi apanga kuzageraho. Nizere ko kurubane nanjye kugeza nsoje ino nkuru. The Ben cyangwa se Tiger B yegukanye ibihembo bitandukanye mu Rwanda no mu karere, muri Afurika ndetse no mu burasirazuba bwayo. Indirimbo ze zifite views nyinshi ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane YouTube, zikurura abakunzi benshi mu Rwanda no hanze yarwo. Akurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, aho ahuza n'abafatanyabikorwa be. The Ben yagize uruhare mu guteza imbere umuziki nyarwanda, cyane cyane mu rubyiruko rukunda R&B n'indirimbo z'urukundo. The Ben nubwo yamenyekanye, urugendo rwe ntago rwari rworoshye. Yahuye n'imbogamizi z'umuziki, amarushanwa n'imbogamizi z'imikoranire n'abafatanyabikorwa be. Gukomereza gukurikiranwa no guhanga udushya mu muziki byamusabye umuhate n'ubwitange bukomeye. The Ben afite umuryango w'umwana umwe n'umugore umwe, ari we Uwikeza Pamela. Ni umugore umukunda cyane akanabigaragaza no hanze y'abantu. Gusa The Ben ntakunda kuvuga ku muryango we, cyane cyane yageze muri muzika. Mu mwaka wa 2017 ubwo yari ari muri Amerika, yatumiwe mu gitaramo cyari cyabaye mu Rwanda bakitaga East Africa Party kuri tariki ya 1 Mutarama 2017. Ikintu gitangaje muri iki gitaramo, The Ben nubwo bamusabye kuza mu gitaramo cyabereye mu Rwanda, yabaciye akayabo k'amafaranga, aho yavuga ati kugira nze mu Rwanda muramba miliyoni 72,500 by'amanyarwanda. Ubishyize mu madolari byari bihagaze mu 50 by'amadolari. Dore indirimbo zakunzwe cyane kuri The Ben zamukoreye amateka, zigatumwa benshi mutari muzi mumenya. Indirimbo ya mbere bayita Habibi, indirimbo ya kabiri bayita Ndaje, iyindi bayita Why, indi bakayita True Love, ndetse na Forever mwakunze cyane mu mwaka wa 2020. Indirimbo Ndaje niyo ndirimbo yamukoreye amateka, abantu benshi baramumenya
kuko ni indirimbo yakunzwe cyane n'abantu batandukanye haba mu Rwanda hanze yarwo cyane cyane aba diaspora. The Ben yatwaye ibihembo bitandukanye ari byo nagerageje kukubwira cyangwa se gukusanyiriza hamwe, mbyigaho nitonze ndebera hamwe n'abantu batandukanye nkubwira ibihembo byinshi The Ben yagiye atwara. Nakubwiye Bruce Melody umva yatwaye byinshi ariko The Ben wararenze. Gusa mu bihembo The Ben yatwaye na Primus Guma Guma Superstar irimo. Igihembo cya mbere yatwaye bakita The Best R&B Singer of the Year. Iki gihembo gitwaye muri Salax Music Awards mu mwaka wa 2008 na 2009. Igihembo cya kabiri gitwaye 2009 na 2010 The Best Male Artist of the Year. Iki gihembo bagihereza umujama waririmbye neza ku mwaka wose cyangwa se umujama uri kurihiga abandi umwaka wose. 2010 na 2011 The Best Song of the Year yahawe igihembo cy'uko afite indirimbo yakunzwe cyane ku umwaka wose. Iki gihembo yahawe na Salax Award kuko yakundaga kubaha ibihembo. Igihembo cya kane yagitwaye 2025 yegukanye igihembo cy'umuhanzi w'umuziki mwiza mu birori by'umuziki mu Rwanda. Mu mwaka wa 2025 n'ubundi The Ben yatwaye igihembo cya Best Male Artist of African Entertainer Award. Iki gihembo yagitwaye ku rwego mpuzamahanga, yagitwaye 2025 ejo bundi. Yanabaye umwe mu bayobora abitabiriye ibihembo bya Afrima muri 2020 mu cyiciro cya Best Male Artist. Yanabaye finalist mu bihembo bya Premix du Cortefse RF 2016 byerekana ko ari umuhanga hanze y'u Rwanda ndetse no mu Rwanda. The Ben ni umusore ufite igikundiro cyane cyane ku rubyiruko, urebeye cyane cyane ku ruhande rw'abakobwa, abagore ndetse n'abamama baramukunda birenze cyane kuko akunda kwisanisha naho ageze. Ndetse mwabonye ko BDA ejo yari yabaye yayisangiye n'abatishoboye n'abanyeshuri ndetse quartier yose arayigaburira, afatanyije n'umugore ukunda kumushyigikira mu bintu byose Uwikeza Pamela. Ubu tahaza nkubwira ko uyu mugore wa The Ben ese bahuye bate, ese we ni muntu ki? Nizere kuzakomeza kubana nanjye. Iki ni ikiganiro ntegurana ubuhanga bwinshi, nta kinyoma kiba kikirimo, ibyo mvuga byose aba ari ukuri. Ese nakubwiye ko Tiger B akunda kurya amateke? Aha, ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha. Tiger B akunda kurya amateke. Uwavuga The Ben ntiyasoza gusa muri make ni umwe mu bahanzi ba mbere b'Abanyarwanda bagize uruhare rukomeye mu gutuma umuziki wo muri Afurika ubona agaciro kandi abahanzi b'Abanyarwanda bagaragara ku rwego mpuzamahanga. Reka nizere kuzabana nanjye mu kiganiro kizakurikira iki ngiki. Ciao ciao, wari kumwe nanjye Sonic Izo, televiziyo CI Empire. Komeza kugira umwaka mwiza.